muri YouTube nshyashya hajemo ibindi bintu. Hari ukuntu wakura indirimbo muri video yawe igihe bayihaye copyright, bitabaye ngombwa ko video yawe ibura amajwi. Bishatse kuvuga ngo indirimbo wayikuramo bitabaye ngombwa ko video yawe ibura amajwi. Kankwereke wenda nk'urugero, ushobora kuza ugaselectinga file kwa kundi ujya kwa uploadinga, ugakanda ku ndirimbo ukaya-uploadinga. Okay, hano urabona batangiye gukora checking kuri video yanjye. Iyo ubishaka uyita izina, warangiza ugakanda next, kongera ugakora next, ukagera kuri check, bakora ko nta copyright tayari. Dore copyright irimo muri muri ya video na uploading, harimo copyright. Tukanda kuri take action, hano ukaza muri take action, urabona ntago affectinze channel yanjye. Hano warangiza ugakanda kuri select video, ukarindira ari ukora kuri Elas Song, ugakanda hano hambere kuri Elas Song, ugakora continue. Wamara gukora continue, hano umakinga sure neza ko wakanza hano ku kambere Elas Song, ugakora continue again, warangiza ugakanda Elas Song. Anga ubukoze icyo twakwita take action inyuze mu mucyo. Anga YouTube ikintu ikora itiguhereza indirimbo iri pressinga ya video yawe nyine ikayihindura mu gihe gitoya. Rero urabona hano baracyari gucekinga, tukadutegereza. Urabona nyuma y'uko tumaze gutegereza, urabona hano byagize ute, byakunze, harimo none copyright. Anga video yawe wemerewe kuyihemberwa, nta muntu ukubwiye ngo ntuhembwe. Nkuko uri kubibona, iyi ni channel ikiri noya cyane. Kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzabone izindi video. Ciao, ndabakunda, bye.